Tubahaye ikaze mwese mwakoze subscribe kuri ABC TV. Ni YouTube yanyu, YouTube y'abanyarwanda, YouTube mwese mwisangamo, YouTube ibagezaho amakuru y'imikino. Uyu munsi tuje kuganira ku buzima bwacu bwa buri munsi, mbabwira ko tugiye kuganira ku kibazo cy'amenyo. Mbabwire n'ukuri, amenyo ni ikibazo gikomeye cyane. Akenshi iyo urwaye amenyo ukihutira cyane kuyakuza, hari ingaruka nyinshi bitera, ku buryo bishobora kuba byakugiraho ingaruka nyinshi cyane. Zimwe mu ngaruka ziterwa no kwikuza amenyo, ariko mbabwira ko akenshi byaba byiza ugiye uborosa umugoroba uko umaze kurya, ukayoza ukoresheje imwe mu miti y'amenyo. Hari imiti y'amenyo igiye itandukanye, buriya akenshi biragufasha cyane, bigatuma utarwara indwara z'amenyo. Abenshi gukoresha agati gasa nk'agahondaguye, ukayogesha amenyo yawe asa neza, akagenda akuramo bimwe mu myanda. Ikindi gishobora kuba cyatuma amenyo yawe atagira ikibazo ni ugukoresha amakara. Abantu benshi bavuga ati ngenda umusirimu sinakoza amenyo, ariko buriya amakara yoza amenyo neza cyane, agakuramo n'imyanda. Ariko rero iyo utabikoze urwara amenyo, kandi kurwara amenyo ibi byambayeho ni ubuhamya. Niho hahandi wirukankira kuyakuza, kandi iyo yakuje ni ukuri aba ari ibibazo. Ariko ngushishikariza gukora subscribe, ni ukuri byaba ari iby'agaciro. Iyo umaze kwikuza amenyo, indwara ya mbere ibaho ni uko andi menyo ahita afatwa. Ubwo ni ugutangira kuba witeguye ko yose bazakura bakayamara. Yego, batangira amenyo yawe agenda afatwa rimwe. Izo ni ingaruka za mbere. Ingaruka ya kabiri ni uko urwara umutwe udakira. Umutwe udakira, ubwo tayari wagiye mu bantu rwose barwara umutwe udakira, umutwe rwose ukuzengereza umwe bita umutwe. Ikindi kintu nanone, ibijyanye n'imitekerereze, akenshi ugiye iyo bakura iryinyo baba bajegeze. Ibijyanye n'imitekerereze bigira impact nyinshi cyane, ku buryo rwose imitekerereze igabanuka cyane. Ndetse ikindi kintu gituma icyo bita yano magufa afasha amenyo, nayo agira ingaruka. Inama nziza ni ukwifashisha imiti itandukanye ituma batagukura iryinyo, cyangwa ryaba ryaracukutse bakarihoma, cyangwa ukajya kuyogesha, ku buryo mikorobi zose bazikuramo. Ku bafite ubushobozi bakaba wajya kuyogesha bagakuramo iyo mikorobe, bagakuramo iyo myanda. Ibyo bintu byose bituma utarwara amenyo, kuko njyewe bibabwira na byambayeho, biba ngombwa ko ngana abaganga bangira izo nama, nanjye rero nifuje kuzibasangiza kugira ngo tubashe kurinda ubuzima bwacu. Nkwifuriza gukora subscribe inshuti zanjye, nkwinginga ngusaba, kandi gukora share. Ni ukuri uzaba ukoze umurimo ukomeye cyane.